Neza nshuti zacu bakunzi bacu mudukunda mudasiba kutwereka urukundo ku manywa na nijoro turabakunda cyane natwe. Uyu munsi ni ku cyumweru tuvuye gusenga tubona haracyari kare turavuga ati kubera iki tutabatemberezaho gatoya tukabona kujya kuruhuka. Mbere yuko mbabwira aho tubajyanye ndagira ngo gusa mbasuhuze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi twize ijambo ry'Imana riramfasha riri muri Zaburi y'103 rivuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Impamvu mbabwiye kuri iryo jambo ni ukugira ngo mwumve yuko kuba tubafite bidutera guhimbaza Uwiteka. Namwe muri bamwe mu byiza Imana yadukoreye tutabura rero ukuntu tubashimira tubabwira ngo turabakunda kandi Imana ibamugisha. Uyu munsi rero ngiye kubatembereza ahantu mwansabye muri benshi munyandikira comment nkazisoma kandi nkazubaha nkuko nabibabwiye. Mwansabye kubajyana kuri stade yahangaha. Ndavuze ntireka mbajyane, nta mupira wabaye uyu munsi ariko ndayibereka gusa mbereke n'inzira ijyayo, bereke nyine tugende tuganira. I hope ko muri bwishime rwose Imana ibamugisha. Twagenda rwose rero tugiye kuri stade aha hantu turi ni ku muhanda ujyaho bita Yoto. Iyo stade iri mu gace kitwa Yoto. Urabona ko nyine na ahantu heza nyine, just reba hano hasi hano haca gari ya moshi. Hano umuntu yahategera gari ya moshi rwose. Hano amabisi, gari ya moshi, ibintu byose biragenda. Ahantu nyine hari central ukuntu kubera na ya shopping center ihari yitwa Quadrat, ayo ituma abantu nyine bahagira nyine ahantu ho kugendwa byoroshye. Ubona ko ku cyumweru nta abantu bagenda cyane kabisa, ubona ko mu muhanda rwose ukize nta modoka zirimo rwose. Ni ukubera yuko ku cyumweru ubundi abantu bahangaha mu mico wabo abenshi ukuntu biberaho kuwa gatanu barasohoka bakaba banarara hanze nyine bari kwishimisha, bakongera kubikora kuwa gatandatu. Ariko ku cyumweru bararyama pe. Abenshi bashobora kubyuka nka saa 8 bakarya icyo bita brunch, ubwo ni breakfast na lunch byose bakabirira rimwe, hanyuma bakongera kurya dinner iri homemade. Abafite abamama nyine umva baba bari mu gikoni batetse ibiryo byabo. Nigeze kubona no muri comment abantu bambwira ati turashaka kutwereka ukuntu abantu bateka nyine dinner yaho, ibiryo byaho bitegurwa gute cyangwa se bimeze bite. Ubundi hano ibiryo bateka ku cyumweru bagomba guteka ibiryo biryoshye cyane kabisa, bari dinner iri homemade. Niwo munsi wabiriwe mu rugo bafite umwanya barawitondera. Homemade yawe ya Sunday ishobora kuba short cake, potato na brown sauce n'amashaza. Ubwo no kuvuga ngo ni inyama, burete, nyama meatballs, noneho n'ibirayi ni sauce ya brown n'amashaza cyangwa n'izindi mboga, cyangwa se kotelete kabenzi rwose, kotelete ibirayi imboga niyo brown sauce. Ako urumva nyine bafite bagomba kurya nyine ibiryo wumva kandi biba byatetswe n'abamama. Urabona ko no mugira ukubakwa byatari mugirana ko ari mwiza kubera ko nyine uri hafi y'ibikorwa remezo byinshi. Bari kuwusubiramo kabisa. Imihanda urabona ko bari kugerageza nayo. Ubango hano n'ubundi ko umuntu abagiye kuzaba busy icyumweru cyose, ku cyumweru n'uwo munsi wo kurya neza cyane kabisa, kandi barabyitabira cyane bakanabikunda byatari kabisa. Ubona ari ibintu byabo pe. Ubona ko no mu rusengero bajyamo pe baritabira. Hano barasenga. Ubonye ko uyu munsi hari huzuye, urusengero rwari rwuzuye. Hano iki gihugu ni cy'abakristo. Abenshi ntago basenga yego, ariko abenshi nabo barasenga. Ntitwabyirengagiza kabisa ko hari n'abasenga. Ubona ko kandi n'ingeri zose bose bajya mu rusengero rwose. Aha hantu rero tugeze ni ahantu bita muri Yoto. Ni ahantu nyine hari ibikorwa remezo hiyubashye nyine hatuye abantu bafite akantu agatubutse. Use nka stade yahangaha nka kuriya kuntu hano nko mu Rwanda aho dusanzwe tuzi ko stade Amahoro nyine ni ya leta, Nyamirambo ni iza leta, ariko usanga nk'aha i Burayi akenshi ama equipe yaho ari yagira ama stade. Umwanga muri Norvège biteye bite?
buri stade nyine buri kipe nyine bifite stade sibyo ubwo rero hano iyi ngiyi stade ngiye kubereka ni stade iri nyine muri Stavanger yitwa Viking Stadium ni ikipe yitwa Viking iyo kipe rero ni ikipe yo muri aka gace kandi urumva nyine nawe iyo kipe ariko banze ikomeye kabisa irakomeye iri mu zikomeye hano muri Norvege so inshuti zacu rero turi hano aho bita Yoto niho hari ni quartier yubatsemo stade ariko hari n'ibindi bikorwa remezo nkuko n'ahandi hose aba hameze nyine so urabona hano harimo ama appartement ihagazeho kabisa kuko hano hantu kugira ngo habone inzu bitewe n'ukuntu abantu bahangaha ibyishimo biha agaciro ahantu hafi ya stade nyine umupira wose ntugucike ibintu byose byahabaye ntibigucike urumva nyine bitagusabye gutega kandi hano ni hagati ya Stavanger na Sandnes ni hagati neza naho bashyize nyine stade kugira ngo ari abo muri Sandnes bajye baza kwinjoyinga nabo muri Stavanger bazi bashyiraho uburyo bwinshi bwo kuhagera bworoshye hari train irahagera hari bus nabibabwiye ko hose byose bihagera bitona yuko ubuzima baba barabworoheje nyine kubera ko n'abantu hano baba batuye ari benshi ni cyane ni benshi ko hari n'ama appartement meza cyane abantu bahanga bahorana dushya n'ubu ngubu hano hirya nabonye hari umupira uri kuba turi bubanyurizeho gato so rero nabonye ana ko n'ama appartement ashobora kuba yihagazeho rwose cyane rwose umuntu yaca hano ntari hano hihagazeho afite ukuntu haba hahenze harya ubu tuduhanda tw'umutuku tuba tuvuze iki uyu muhanda w'umutuku n'uw'amagare urabona ko washushanyijemo igare nta munyamaguru uhaca aho abanyamaguru naho abanyamaguru amagare naho amagare urabona ko hariya hirya hari umuntu uri kwiruka uriya niwe nyine uri kugendera aho abanyamaguru ntabwo agiye mu muhanda w'amagare uvuga ngo hano hantu hagendamo amagare gusa cyane barashyizeho n'ibimenyetso basize irangi ry'umutuku kugira ngo abantu batazabyitira kugira ngo n'imodoka zitazibeshya zikahakandagira kabisa ni ahantu nyine ubona hakiri kuzamuka iterambere ryarahageze ariko si mu bikorwa remezo biracyazamuka buri kanya turagenda tubibona n'imbere hariya uri buharebe hari ahantu ho kugira bari kubaka ariko nyine ni heza ubu ahantu wino ni quartier ya siporo kabisa ya siporo ibikorwa bya siporo nyine abantu bakunda ibintu by'imyidagaduro ni hano bakunda kwiturira ariko nanone hakaba hanatujeho nubwo urusaku n'iki ariko urabona haratuje nta mazu abyigana hari bahisemo kubaka amapartema yonyine urebye kugira ngo nyine hano hataza kuba yamazu menshi ari yonyine ntago byakunda kuko na hantu bashaka gutura abantu benshi bashoboka kandi bakoresheje umwanya muto ushoboka ariko ndakubwiza ukuri aya mapartema n'aba engineer bakora mu mapetroli kabisa kuko na ofisi zabo ziri hano muri Yoto nyine hano ni wahatura ukora akazi koroheje hano hantu kabisa bigaragara hari abantu bifite rwose bafite agatubutse abantu bakoze kera abantu nuvuga ngo ni nahanga n'ubundi abari amakaritsiye y'abakire n'ibisanzwe nta hantu bitaba abantu benshi rero muri comment njya nzisoma nkabona hari abo bari kuvuga ngo twereke ngo watujyanye mu cyaro cyangwa se watujyanye mu mujyi muzatwereke ngo mu cyaro cyanyuma abandi cyangwa se ntabwo bishoboka hano ukuntu Norvege system yaho yubatse nta muntu ushobora gukira cyane ngo arenge abandi akabye noneho range y'abantu bose ni abantu bari muri middle class sibyo middle class no kuvuga ngo uba ushobora kurya no kunywa nyine muri rusange ufite aho utuye umeze neza umerewe neza niyo middle class rero kugira ngo ubone quartier hasi cyane ntayihari kuko iyo imihanda bayubatse muri babandi bari hejuru bakize n'ahantu hari middle class naho barayubakira ibikorwa remezo bihari amashuri abahari ubuvuzi bw'ibanze baba bufite ibintu byose biba bihari bikora niyo mpamvu rero utambira ngo nkwereke icyaro cya nyuma ahantu hose hatuye abantu haba hari muri middle class nta cyaro cya nyuma gihari cyane rwose hari abantu bumva yuko nyine ibihugu bigomba gusishana ku ijana ariko biba bitandukanye nyine abantu ukuntu baba babaye biba bitandukanye systeme hano nuko yubakitse nta muntu ukira ngo arusumba abandi cyane kandi turaringaniye twese
turi bamwe usanga n'ibyo umuntu uhembwa miliyoni yariye nawe wabirya uri middle class rwose nta kibazo gihari ntago bitandukanye so ko amasoko aramwe n'amasoko namwe urumva hano reba Nur Constellation hano ni company energy byindi bavugaga by'amavuta n'ibiki sinabikubwiraga ahangaha nyine n'ama office yabo ni habari reba n'amadarapo yabo n'iki ubona nyine ko akira kintu cyagaze ubanza ari iby'ibintu bikoresha mu ntuzi cyane rwose urabona rero njye nakubwiye ngo iterambere baracyubaka ariko bibanda amapartema gusa ahantu rundi buri gute ko hari abaturage bake ariko uburyo bubaka amazu menshi kandi ukabona na amapartema kandi yose abatuwe kandi yose buriya kugira ngo umuntu atangire kampani yo kubaka na projet yo kubaka baramaze kugurisha amazu akenshi aba yararangiye kugurwa byararangiye nyine urabona ko nyine hano mu office y'abantu biyubashye niho bakorera cya gice cy'amazi duhora tuvuga ngo usanga hano akenshi ari ibice by'amazi abantu b'abakire akenshi bakunda gusatira ahantu hari amazi n'imisozi ni natire nibyo bakunda nibyo nabonye kabisa usanga amazi ahantu hari bahibasira bakahubaka ibikorwa remezo amazu yo kubamo ibintu nk'ibyo nyine kubera ko nibyo bakunda biruhura mu mutwe rega nta muntu wanga ibyiza nuko abibura ari byiza cyane rwose hano ndabona hari utuzu twiyubashye natwo duteye ukuntu dutandukanye n'ayandi nyine ubibona nanjye nubwo maze igihe hano ariko aha hantu kuri yoto nahaje kera hacize nk'igihe rwose ntatembera nuko abafana abakunzi bacu bakomeza kudusaba mujye kutwereka ahantu Haaland yakoreraga myitozo ahantu nyine stade n'iki ndavuga ati okay why not muri abantu bacu inshuti zacu tuzaba tubibereka rwose nta bya danje inzira n'ubundi turi kujyamo niho turi kujya kubereka na stade mu kanya turabasize rwose noneho mutubwire uko mwabonye stade Amahoro y'i Kigali noneho mutubwire muti natwe twabikunze cyangwa se iyo stade ni gute imeze tubasobanurire tujye tuganira hano nzanga banza ari ama office harimo ama office harimo n'amapartema hano nyine hasi haba ari ama office ariko hejuru abantu hatuye inzu ni sawa kabisa birashoboka rwose twakwambuka noneho tugende tusatiranye tugenda tubereka ibintu iterambere hano rirahagera nyine twagenda nyine mu muhanda nta kibazo kubera ko ari ku cyumweru amamodoka nta kibazo rwose ndabona amamodoka ntayahari ariko amagare yo ni menshi amagare yatubanye amagare ni menshi kabisa tugiye guca hariya tubereka nyuma tuhite tugenda tubereke stade badusabye igihe kirekire kabisa mujye mubona ko turitanga kugira ngo tubahereze ibintu mushaka mukunda gusa ntimuzajye muvuga ko twagusabye kutwereka icyaro kiri inyuma y'ibindi byaro twagusabye kutwereka abahingisha isuka keretse ari njye wikamiye ndi guhingisha isuka ndi gukora muri jaride nta kibazo nta suka rwose ikora no gusarura ntabwo wasarushe amaboko no gukama amaboko maze ni imashini hano zihari ntabwo nabereka usibye ko cyo kubatembereza mu ifamu y'umuntu wenda ngo akaduha ikiganiro numvise abashaka kumva ikinoshke nta kibazo ibyo byo nabikora nk'ubavugishaho n'ikinoshke gatoya nabavugisha uramutse ubwiye nk'umuntu uti mumeze mute muri amahoro nyine muri aho uri nko gusuhuzanya mu kinoshke uri kubaza umuntu tumeze ute buriya wamusuhuza ute uramusuhuza ukamuga ati hey vudan gode medaye ubwo ibyo bivuze umeze gute urumva ibyo bavuga ngo tuzabashakire ukuntu twakoresha umuzungu interview akadusuhuza ibyo byo nabigerageza kumashakira umutumirwa umuzungu ariko ndashaka noneho kuzabajyana no mu ifamu tukavugana n'abahinzi borozi noneho abahinzi nyine b'abazungu bafite amafamu bakatwemera tukagenda nkabereka izo mashini zikama izo zihinga tukazegera fresh tukabikora kabisa ibyo byo ndimo natangiye kubikoraho kabisa research uzo tuzavugisha akatwemerera kuko urumva ntabwo twajya gukora ahantu bataduhaye uburenganzira noneho kubera ko bashaka nuko nabo bantu tubavugisha urumva rero ntabwo tugomba kubitegura tukagenda tuvuga ati ntibakagira ngo twanze kubikora ahubwo tubirimo
tubirimo turashobora no kuzajyamo ejo bundi gusarura byaratangiye nabonye byenda kugera tukabona ukuntu basarura ibirayi tukabibereka nabyo bakishima. Twebwe gahunda yacu ni ukubatembereza, hari n'ibindi twiga kuko nibyo bintu nituza n'uwo mutumirwa akenshi ngiye mba ngamije ko hari icyo twakunguka nk'abanyarwanda muri rusange, imibereho yaha mukareba ukuntu umuherwe w'umubillionaire abacishije make utanabimenya ko afite amafaranga cyane. Biri mu bintu nakundiye abantu binaha rwose. Umuntu murahura ari umuherwe ariko yicishije bugufi, ari hanze abantu baha baca bugufi, ntabwo biyemera ngo ukuvuga ngo uri umutunzi ufite ibiki ugenda ubyerekana ubyirata. Buri muntu hano rwose aba afite ukuntu abayeho simple. Ubwo abo bahinzi nibo baherwe ndi kukubwira, ariko nubabona n'amaso yawe ntuzamenya ko ari n'abaherwe kuko bibereye mu kazi kabo, biyambariye udukabutura, bambaye za boto, ari guhinga nyine bashishikaye. Ariko hano nanone hari ikintu cyitwa gukunda umurimo, guha agaciro akazi ukora, no guha agaciro umuntu. Umuntu wese ni umuntu, ntabwo biyemera kabisa. Ikintu cyitwa customer care hano rwose kiri ku mwanya wa mbere. Umuntu wese aragusuhuza hano. Rero ikintu cyo gusuhuzanya nka kwa kundi muvuga ngo mwaramutse mwiriwe ntago gihari, ariko usanze umuntu ku iposita y'akazi ke hano ubundi itegeko ni ugusekera buri muntu wese uciyeho, utitaye ngo warayurira, utitaye ko ufite ibibazo. uwo muntu wese kubera ko ngo bavuga ko guseka cyangwa kumwenyura ari itara rimurikira umuntu wese muhuye. Uramusekera nyine, yaba yaramutse neza nawe akaseka, ariko ni itegeko ni uguseka nyine, gahunda ni uguseka. Nta mpamvu yo gutura umuntu umujinya. Umujinya si niwe yaguteye, ibibazo bihoraho, ariko ntabwo ari ngombwa ko umuntu wese abigusomaho. Werega inaha nabonye ari stress gusa, nanone iyo umuntu afite stress nta mpamvu yo guhura n'undi ngo nawe ajye kuyimutura. So no gufashanya, buri wese afasha undi kumworohereza rwose cyane. Aha hantu naho haracyari ibikorwa remezo, usanga henshi hari naho bivuriza amenyo. Hano ndabona hari akantu kameze nk'akabare cyangwa se aga coffee shop, ni ku Cyumweru ndabona hano. Ariko mu bindi bintu nabonye byiza nanone bitandukanye n'ibyo muri Afurika henshi, nabonye ku Cyumweru hano ibikorwa byinshi bifunga, no kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu ntago bifunga, cyane by'ubucuruzi ntago bifunga. Kuwa gatandatu ni umunsi usanzwe, ariko ku Cyumweru ho birafunga. Buriya ni ukubera iki? Ahubwo kuwa gatandatu bafunga hafi, ni ukuvuga ngo barafungura ariko bagafunga kare. Amabutike yose acuruza saa 12 baba yafunze, kugira ngo abantu nyine binjoyinge weekend. Kuko ku Cyumweru ushobora no gushaka butike n'imwe ifunguye ukayibura. Oya, ntago ku Cyumweru bakora. Hari butike z'ibiryo zifungura, ariko nazo ziba ari dutoya two kwifashisha nyine ni kesi wibagiwe guhaha n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko rwose biri mu bintu nabonye bitangaje pe, kuko ku Cyumweru gushaka serivisi ukayibona, ariko n'ubundi umuntu aba yarabimenyereye. Urumva nyine nta kibazo. Rero kwa kundi twabyiraga turi kugenda dusatira ikibuga cy'umupira cy'abana. Hano ni hafi ya stade, ariko hari n'ahantu abana bakinira. Ngiye ndi kubona hameze nk'abayirushanwa ry'umupira w'abana bato. Ubona wagira ngo ni naho banakorera imyitozo aho. Ariko hari ibintu bimeze nk'irushanwa kuko kubona ko hari stemming cyangwa ibyishimo bidasanzwe, cyangwa se bakaba bari kwitegura kurushanwa mu kanya. Hari tournoi kabisa. Hari nk'akarushanwa kari n'abafana. Urumva abafana baje. Ndabona ari ikipe zitandukanye, hari iyambaye nka Rayon Sport, ubururu n'umweru, nanone umuhondo n'umukara, umutuku n'ubururu nako n'umukara. We ntago nzi ikipe yambara. Ni Gasogi. Gasogi niyo yambara orange n'anoze n'umukara kabisa. Urabona ko hari amakipe atandukanye bari gukina. Ni ikibuga kinini, hano ibintu by'imyidagaduro y'abana babiha agaciro pe, abiha agaciro. Aha ni mu kindi gice cy'amapartema, urabona ko naho ahari meza. Nk'aba ngaba bo kujya zigoma no guhenda umugani bitegeye ikibuga bareba match y'ubuntu. Ni ukureba match nyine. Akabuga hano ko ari sawa. Abana bacu bahambere mu Rwanda twakiniraga mu muhanda umupira. Kareresha.
ariko ureba abana bahangaha dore aha niho bakinira niho binjoyingira ibi bibuga biri ahantu henshi cyane kabisa ariko nabonye ibibuga byinshi by'abana byubatse gutya ubanza iki ngiki ubanza ariko hari n'amakipe ndabakorera imyitozo amakipe y'abakuru nabyo byashoboka kabisa urabona ko bashyizeho n'udusima tw'abafana aho bicara urabona ko cyujuje standard rwose iki ngiki na Gasogi yagikoreraho iki ngiki se ni kiruta ibibuga byinshi ibibuga byinshi kiruta kabisa biberaho amarushanwa pe ibibuga byinshi kiruta rwose urabona ko ntabwo ari ikibuga kibi rwose abandi banashare reba ahantu bakinira akarere ahangaha ni hahandi bavuga ngo bashaka kureba aho Haaland yitoza Haaland yakoreraga imyitozo kuko hano niho yakiniraga yabanje gukina aha nyine muri Viking urabona ko hano niho nuze so guys tugiye kubereka noneho stade mbere yuko tubereka rero stade turabanza tubabwire amwe mu mateka yayo twabashije kumenya ni stade yubatswe ngo mu 2004 yakira abantu 15,900 aba bicaye neza ni 14,400 hanyuma abahagarara ni 500 iyi stade ni ikipe yitwa Viking yitwa Vikings ubundi iyi stade tuyizi nka Viking Stadium ariko ngo kubera abafatanyabikorwa cyangwa se abasponsa bashatse kwamamaza cyane bahise bayihindurira izina ntikitwa Viking Stadium yabaye SR Bank Arena urumva rero kandi izina barihinduye ejo bundi ku itariki 14 z'ukwa mbere muri uyu mwaka turimo urumva niyo mpamvu ntanabimenye ngewe kuko ntajya nkunda kuharebera umupira ni stade rero iri muri Stavanger ase ukwinjiramo kuri match niba bihenzera match biterwa naho uri bwicare ariko match waguze itike hakiri kare nka 500 wayibona kabisa biterwa n'igihe nyine wayiguriye n'ikipe yakinnye yariyo ariko abantu bahangaha bose Stavanger Sandnes abantu bahangaha bose bafana ikipe yitwa Viking nukuvuga ngo buri mujyi ugiye ufite ikipe yawo Viking nanjye nzayifana ahubwo se ubwo udafanye Viking ifite n'izina ryiza Viking rwose Viking Stadium ikipe yitwa Viking irakunzwe cyane sinzi uburyo nabibabwira hano muri no kana gace kabisa ubu nk'ikipe ya football yo muri iki gihugu ikunzwe cyane ni iyihe muri Norvege yose atari kuva agace buriya ntabwo kubera ko hano bakunda ikipe ikunda gusohokera igihugu igahagara nko muri Europa League hari ikipe yitwa Bude Glimt niyo ikunzwe kubera ko niyo iherutse kujya muri Europa League niyo muri Bude mu majyaruguru nanjye rero kubera ko ndi mu majyaruguru njye ahubwo nifanira Bude ntabwo Bude yahura na Viking ngo njye mfane Viking njye mfana Bude nyine noneho Viking ni abantu binahanga gusa ni abantu nyine bahanga bavukiye aha bakavukire nyine bahanga njye rero ntabwo ndi kavukire y'Inyanza no kuvuga ngo abanyanyanza bose bafana Rayon abanyakigali bagafana APR umva ni ibintu nyine bizwi nuko nyine hano mukavukire wese waha mu burasirazuba ho bafana APR kavukire wese wahangaha abagomba gufana Viking n'andi kipe hari bazi ni ingiyi nyine yabo Viking Stadium kabisa Viking team ari nuze kabisa ndabona na za entrance ariko hano ntabwo ari nini cyane ariko nanone si noye buri mujyi wose ufite ikipe ufite na stade urumva stade y'umujyi umwe ntabwo wajya kuyikompara na stade y'igihugu cyose stade nini buri iri muri Oslo usibye ko hano naho hari igihe yigeze gukinira Arsenal na Viking byigeze gukina hano haba umupira mwiza rwose ikibuga kiba gifite standard yo kwakira imipira international kirayifite kabisa nubwo abantu wenda bava ngo hajyamo 15,000 bakayigeranya n'amahoro ijyamo abantu 45,000 ntabwo wabigeranya kubera ko impamvu utayigeranya nuko ni stade nyine y'agace kamwe kandi amahoro nyine ni y'igihugu ntabwo wabikompara kandi hano nabonye Norvege football yatari niyahatari ahubwo nabonye bafokasinga kuri handball handball niwo mukino wacu hano cyane ariko football nayo itangiye gufata indi ntera kubera Haaland na Edgar turafite abakinnyi bacu nabo basigaye bazi gukina basigaye biha agaciro
bakabireba neza rwose. ahubwo n'ubundi birangira gufana Norvège ari nko gufana nk'Amavubi nabwo ntabwo n'ubundi birangira twese twatsinzwe sha birangirira mu marira. So guys, aha rero niho mu gace ka Yoto hari stade, hakaba n'ibibuga by'umupira, hakaba amapartema meza, ama office ahenze, ibintu byose bihari. Navuze nti reka mpabazane mwishime na nyine amazamu hano bari menshi y'imyitozo rwose. Urabona ko hano bashobora kuhakorera amakipe makuru, naho ashobora kuhahitoreza na parking ya stade. Oya ntabwo yari parking ya stade, niyo hanze. Parking ya stade iri hasi, irimo imbere, irimo imbere kabisa. None iyo wishyuye none ukishyura na parking none niba kandi nyine baba bari kubera bya bindi byo kudahumanya ikirere, bakunda gushishikariza abantu gufata train n'amabisi, kuko hano niyo mpamvu bashyize umujyi ukomeye kugira ngo gutega bijye byoroha. Stade ni kabisa. Rero guys, nahangaha tugarukirije ikiganiro cy'uyu munsi. Turabashimiye cyane mwakoze kubana natwe, Imana ibaha umugisha, turabakunda. Bye bye.